Ndabasuje nanone mwe mukurikiye ibiganiro byacu ku rubuga rwacu rwa YouTube channel bita Inzozi n'Ukuri TV. Rero hano tugiye tubahereza ibiganiro byiza bifite ubwenge. Nyarukiraho urebe urabisangamo. Rero uyu munsi ngarutse nivugira kwa kantu ku bantu utemera Imana. Mumaze kuba benshi mbibona kuko abenshi ni mu gisenga, ntabwo mukijya mu rusengero. Munakora nyine n'ibikorwa bibi bigaragaza ko Imana itariho, kandi murabizi nta rukundo tukigira. Imana natubwiye ngo dukundane, twikora ibyo dushaka, dufite irari, turasambana, turiba, turanyanganya, mbese bya bintu byose Imana yanga nibyo tusigaye twikora muri iki gihe. Urumva ntabwo twubaha Imana. Icyo nshaka kuvuga ni igiki? Ni ukugukundisha Imana. Ngiye kureba ko Imana ibaho, ko n'abashidikanya. Buriya hari ibintu Imana agiye itubwira byinshi tugomba kwitondera, ariko ntabwo tubyitondera. Kandi mujye mwibuka Bibiliya ivuga ngo iminsi y'imperuka bazata Imana, bajye mu bishimisha umubiri, bajye mu bibashimisha, mbese bazakora ibintu bisa nk'aho Imana bayihaye umugongo itakiriho, batuka Imana ku mugaragaro. Kandi byo mumenya ko turi mu bihe by'imperuka. Murabizi ko byavuzwe ko hazaba hari ibihe bigoye kwihanganira, hazaba hari ubuhanga bukomeye, ariko hariho indwara z'ibyorezo zitabasha gukira, hazaba hari imiti, abaganga bakomeye, ariko ibibazo ntibizabasha gushira, ndetse bizaba byinshi, kandi ubuhanga buzaba buhari, mujya mubibona. Wenda si cyo nshaka kuvuga, ariko tekereza ku iki kintu sasa. Ese urabona ko ufite ururimi? Ururimi rutuma tuvuga tukumvikana, ukavuga nawe ukavuga, hanyuma icyo uvuze tukacyumvira mu matwi. Murabyumva? Ururimi rutuma uryoherwa, ukaryoherwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Ukumva isukari, ukumva umunyu, ukumva uburyohe bw'ifi, ukumva uburyohe bw'ibishyimbo, ukamenya ko ibishyimbo uriye, ukumva uburyohe bw'imboga, ukumva uburyohe bw'igitunda, ukumva uburyohe bw'isukari cyangwa bw'igisheke, bw'urunyanya, ibintu byose, kandi ukabasha kubitandukanya. Ni iki cyaremye ururimi kugira ubwo bushobozi? Ese niki cyaremye ibyo bintu uri kurya kugira ngo bigire uburyohe butandukanye, bikuryohere? Ngo twebwe turi uruganda. Imana yaduhaye ibintu bituma twishima, yaradukunze. Ibyo nyine ni agaciro aguhaye, yaragukunze, iguha ibyo ngibyo. Nivugiraga ku rurimi. Sasa noneho reba amazuru. Amazuru arahumurirwa. Buriya iyo ugeze ahantu hari ibintu binuka, ibintu binuka kenshi bishobora kwangiza ibihaha, byinjiza amamolekile yandi mabi ashobora kuza akakwangiza mu bihaha. Iyo uri ahantu habi, urugero iyo uri ahantu hari toilette cyangwa se hari imyanda imwe izamura amamolekile utabasha kubona ukanukirwa, cyangwa se uri ahantu hakorwe ibintu mu ruganda bimwe bizamura imyotsi ushaka kwangiza, icyo gihe amazuru atamva ko ibyo bintu ari bibi. Amazuru ashobora gutandukanya ibintu byiza n'ibibi, ugahumurirwa ibiryo byiza. Urumva ugeze ahantu hari indabo, ushobora guhumurirwa ukumva ni byiza, ukagera ahantu batetse ukumva ikintu kiraryoshye mu kubyumva n'amazuru, ukumva ni cyiza, impumuro y'ikintu parufe. Ngo ako gaciro konyine dufite tujye tugakesha uwakaduhaye. Abatemera ko Imana ibaho, ese byarizanye gutyo gusa? Aya mazuru yizanye gutya akora ibyo bintu? Urwo ruganda ufite rwariremye? Menya ko hari icyabiguhaye, menya ko hari icyatumye wowe ugira ku gaciro. Ariko nyamara
abenshi bavuga ko Imana itabaho. Icyo ni icya kabiri. Bya bintu biguhumurira hari icyabiremye, hari icyabishyize hariya kugira ngo bijye biba hariya bifite impumuro zitandukanye, noneho nawe bigusange, noneho n'amazuru abashe kuyumva, wowe wumva umeze neza. Tugere ku cya gatatu. Icya gatatu ni amaso. Buriya amaso akenshi anaducumuza. Kubera iki? Arareba akifuza. Buriya amaso afite ubushobozi buhambaye bwo kureba amabara y'ibintu biriho, ukabona ikintu ni cyiza, ukumva uragikunze, ukanezerwa muri wowe. Njya mwumva zino ndirimbo, ndakubona nkagukunda, napfa kubera wowe, byagenda gutya. Kubera iki? Wakunze, wamubonye, biragushimisha, urakunda, umutima uranezerwa. Wabonye kiriya kintu ku isoko, umva uragikunze, urakigura, utanga amafaranga menshi, urakigura ko wagikunze. Amaso. Urumva amabara atandukanye, umuhondo, umutuku, ubururu, icyatsi, jaune, ibintu byose by'amabara turabireba tukishima, turabireba tukanezerwa. Kubera iki? Ni ukubera ko bitandukanye. Ese kiriya kintu cyahaye ibintu amabara kugira ngo atandukane ni igiki? Kuki cyaguhaye ubushobozi kugira ngo ubashe kunezerwa no kureba amabara ukumva ni meza muri wowe? Urumva kidahari? Urumva dufite ibintu byinshi bidushimisha biturutse mu byo tubona, mu byo duhumurirwa, no mu byo turya. Urumva hatari ikintu gituma ibi byose bibaho, kirahari. Reka tujye ku kindi cya kane. Tujye ku matwi. Buriya amatwi niyo abasha gutuma uvuga nkumva. Umuziki ukaza ugacuranga, nkumva wa muziki anezerwa, nkumva amajwi y'inyoni, nkumva amajwi y'umuyaga, nkumva ibintu byiza muri njye. Ibyo byose ntabwo byizanye gutyo gusa. Umenye ko umuntu ni uruganda rukomeye. Umuntu ni uruganda. Urwo ruganda hari icyaruremye, cyarushyize hariya, kirangije kirema buri kintu cyari ku isi kugira ngo cyo kibasha gushimisha uriya muntu. Rero ni urukundo rw'Imana, niyo Imana yadukundiye. Wivuga rero ngo Imana ntibaho. Imana iriho, ahubwo se wowe ni akahe gaciro uhereza Imana yaguhaye ako gaciro? Nyamara iramutse ikugize impumyi, iramutse ikugize kutaryoherwa, ikaguhereza ubumuga, ukagira ubumuga. Hari abantu bafite ubumuga butandukanye, batumva, batabona, badahumurirwa, batanaryoherwa. None uramutse ubaye kuriya, wakishima? Yonyine shimira Imana kuba umeze utyo, hanyuma ujye uyihimbaza, uyishimire kuba ubyutse ufite ubuzima, ubyutse ufite ingingo zikora. Reba iyo umuntu apfuye, wamukundaga cyangwa se n'umuryango wawe, rimwe na rimwe hari igihe umukora kumva iyo yapfuye, hari igihe wumva ko atapfuye, ukavuga ati uyu muntu ntabwo yapfuye ibyo aribyo byose, kuko wari umuzi akanura n'ijisho, avuga, agira ingingo zigakora. None umubonye byarangiye, umukozeho ntavuga. Icyo gihe ushaka kuvuga ati ese ibi bintu nibyo? Ukareba ko byibura yanazamura n'ijisho gutya ngo akanura rihindukize gutya, byibura ukabona byanze, ukamukoraho gutya ukabona no, ukamunosha ukabona nta nihinyije. Icyo gihe ikintu utekereza ni ibyo ujya atekereza ko burya ibintu biba bikomeye. Buriya uriya muntu ubaye kuriya, ingingo ze zose zamaze guhagarara, zahagaze. Wowe urimo uramureba ukabona ntibishoboka,
ariko utangira kubibona ko bishoboka ari uko watangiye bamushyizeho igitaka, undi munsi wa kabiri nturi kumubona, byarangiye. Icyo bishatse kuvuga ni igiki? Mu gihe ugifite ubuzima, mu gihe ukivuga no mu gihe ukibona, igihe ukibona umuntu ameze kuriya, muha agaciro, kuko wowe nta nubwo wabasha kurema ururwara uru nguru, ntabwo wabasha kururema, ariko umuntu afite ingingo zikora, umuntu ni muzima. Kubera icyo umutesha agaciro, kuki utamukunda, kuki umubona ukumva wamwica, kuki umubona ukumva ntacyo avuze? Ngo Imana yamuremye niyo gutesha agaciro. Iyo wanze umuntu uba wanze Imana. Imana yavuga ngo mbere y'uko unkunda njye utabona, banza ukunde uwo naremye, banza ukunde umuntu muri kumwe. Ntidukundane hanyuma dusingize Imana tuyishimire, kuko niba ibasha kutwoherereza umwana wayo w'ikinege ikunda, Yesu Kristo, ngo aze ababare ku bwawe, ari umwana yiremeye, nuko afata umwana wawe ukamubwira ngo uzi, iyo ufite umwana uzi ukuntu umukunda, uzi kumwohereza mu mage, mu bintu bibi, none ngo ukunze icyo kintu wemeye kumutanga. Rero niba yaremeye kumwohereza umwana ikunda cyane kugira ngo aze aducungure turi abanyabyaha twarakoze ibyaha, none ngo dufitiye urukundo, ikivure gukora, menya agaciro Imana iguha, wumve kuri uwayo. Ni gute itazakora n'ibindi? Ni ukuvuga ngo nupfa izakora n'ibindi, kuko yabashije gukorera n'ibi ngibi ufite uriho, izakora n'ibindi. Rero yishimire, kuko ntabwo uzapfa ngo ikoreke. Dufite ubundi buzima, dufite ibindi dutegurira, yadusezeranyije byiza. Icyo ukwiye gukora wowe, shimira Imana uko idusaba, ukore neza, hanyuma ibindi uzapfa uvuga ngo njye ahantu heza, ku buryo n'umuntu ukuzi ajya avuga ngo ibyo byose uriya muntu yapfuye neza, uriya muntu ari intungane, uriya muntu yari umuntu mwiza. Iryo ni ryo shema rya mbere waba usize ku isi, kurenza uko wakora ibyaha ugacumura ugakora nabi, wamara gupfa nawe ukagenda uvuga ati ngiye nabi. Uba ugiye nabi koko, wakoze neza uri ku isi, hanyuma wazanapfa, ukanapfa wumva utunganye, ukanapfa wumva wishimye unezerewe. Buriya iyo upfuye, akenshi iyo umuntu apfuye abantu barababara. Ni ukubera iki bababara? Hari impamvu, ni imico. Ariko hari n'ahandi umuntu apfa bakishima, ariko iyo umuntu apfuye kubera ko aba agiye ahantu hacecekerwa, aba ari buzazuke akajya ahantu heza. Impamvu tubabara ni uko tuba tumukunze, tuba tumukunda, tumubona tukishima, akora ibintu tukishima, ariko nyamara iyo apfuye yarakoze neza, burya baruhutse indi miruho yo ku isi, abaruhutse. Ariko n'ubundi abagiye ahandi atazongera kubona bya bindi, ariko abari buzabone ijuru, abari buzabeho neza. Hari abemera ko tuzajya mu ijuru, hari n'abemera ko tuzaba mu isi nshya. Icyo wakemera cyose ni uko menya ngo nupfa iherezo ryawe rizabe ryiza. Murakoze, ndabakunda.